indirimbo yanjye na Diamond izasohoka na kare nari kubivuga nuko nitsoke dutanze indirimbo yanjye na Diamond kandi ndabumva abantu bari kuvuga gusa nyine umushinga munini ariko ntabwo ari indirimbo nahita nsohoka niba muri project kandi harimo n'undi muhanzi wo muri Nigeria twibuka cyane ariko iyo ndirimbo izasohoka kandi nzayikunda ni indirimbo nziza cyane indirimbo nziza ndi kwihata umwanya kugira ngo twese nyine urumuri rw'abahanzi batatu agendana ibintu byose niba umaze gukora ibyaha tuvuge niba umaze gusambana ntabwo ujya wihana nimba nanjye nubwo wowe kugira ngo mufashe kwegerana n'Imana n'ibintu byose birashobora kuzaza ari umuntu we agira kwegerana n'Imana proje yakwigishwe ko ufitanye indirimbo na Shepo iyo ndirimbo izaza cyangwa n'ibintu by'abantu aho ngaho rero reka mbavuze kuri iyo ndirimbo rwose nta ayari twarakoze twagiye turakora uburyo njyewe namaze no kwirenga nyine mugira mu bindi uretse gato mwarakoze mwararikodi Shepo mwakoranye mwarakodeze na muze melody tubwire niba atari ibanga indirimbo mwarakodeze so ni wowe na uramujere mwe mwakoranye shaki nawe irimo oya na twakorera indirimbo aranayikunze nyine cyako bari abantu baba bafite n'ibintu utamenya mani byinshi none se ngiyo umushituyeho okay mubarere wenda ntabwo ngiye ibintu bya production cyangwa nk'ibumba ntabwo mufitemo experience nyinshi ariko ngiyo bigenze gutya ukaba ushobora kuvanamo record y'indirimbo nk'aya nta kuntu ushobora kwicabiranya ariko iyi ndirimbo ikajya hanze bifitemo imbaraga zawe nabikora ariko bishobora kungiraho ingaruka gute kuko ahitamo kuko kubera mugirana amasezerano cya kabiri ntabwo ari twebwe tunabidisayidinga hagomba kuba impande za management y'indi zikavugana buriya nk'iriya project twakoreye na Shaki biba birebire nyine barabikomeza abahanzi ba international ntabwo cyane cyane kuba nyine abantu b'isi ntabwo ari abantu bo gukora barabiprotectinga ku rwego nyine tutabaho rero si ikintu navuga ngo gutegura kandi nanjye ndumva nshobora gukora kariyeri ikomeye si nko kubona amafuti no mu manyanga wow so bivuze ngo ugize amahirwe hakabaho akaba disponible iyo ndirimbo nayo yasohoka ni ukuvuga ngo ahubwo ibyo akazi gasigaye ni akadahiri by'akanya n'akarangije akaba warakarangije management niyo ibifite mu ntoki management niyo ibifite mu ntoki ushobora kubidiringa indirimbo igasohoka yego baravugana bagashyira ibintu ku murongo tugeneye n'urumva uburyo kw'umukobwa bafite ngo tuba ngiye muri Australia n'ejo ndazavayo ndagiye mu Buhinde ngavayo afite ubwuma cy'ibisura nawe ubwo ndikumwirukankaho nawe abazungu wenda nawe ugasanga nyine musa neza nacyo navugaga kare no kuri no kujinja abadamu baguze ko ntabwo nasoma indirimbo tuzapromote ntabwo nasoma ikintu tutazaba turi mu mwuka umwe mu mwanya nabo twabikoze Coach Gaere mwazanye Shagi Coach Gaere ibyo bidashobora kutabivaho kuko wari ukoze ibintu byakasa mutwe tuzanire Champon tuzanire urabo wubatse iki urabo dukorera ikintu gifatika ariko ibitekerezo byo ndabigendana narindi kubwira abantu ukuntu buriya imbeba niyo yarya ikoboyi igiye kwiherereza ari umukara buriya bigenze ngo niyo yarya ikoboyi igiye kwiherereza ari umukara hano rero reka nkubaze iyo yarya umwenda w'umutuku
iyo utaza kwisanga uri umuhanzi wari gukora iki nk'akahe kazi wumva ari ntabwo kuzakora byari kwisanga ntari umuhanzi kuki se ushaka mu rugero we wumva ko wampa ukumva byari kugenda tubiza mu kwezi yasubije atari impunzi yarageze nanze urugero okay tubigire nka wamuze ukavu wavuze ngo kwa mufano okay tubigira urugero ntabwo bibaye yuza kutaba umuhanzi wari kuri iki Imana ari kugena n'icyo muri kuboko rwose ntabwo nzi ibintu byinshi perezida baramubaza akavuga ngo yataba perezida ariko umushoferi w'indege ariko umupilote w'indege so nanjye nk'ubu uramutse nza kuba ntaradoze umunwa nakubwira icyo nari kuba kivuge nyine Burundi nari icyo uvuga icyo nari kuba hasi munyandikire mubona yo ntaza kuba uyu nguyu mubona nari kuri iki munyandikire mubona rero byari kubiki ataza kuba umuhanzi nabonye ndabivuze murafata bushari ngo mugira umukozi wo mu rugo niba bizi ibyo bigo uravuze akavideo nabonye ko umuntu uri kuvuga abatajya kwandika mu muzuru we no naravuze ngo wari kuba umupasiteri ariko umupasiteri we nzamuba ntabwo ari ibintu bizarangira bitwaye ibaze uramutse kubaye pasiteri ukaba nka pasiteri Hakimu n'ubu asengera abagore bagatoka ntabwo namuha pe nihitamo gukora imana mw'abantu mbese melody ko nawe wabaye akana undi wagize Lodi Face kwikunda ni iki se undi ufite itoto rya Jay nanone ntabwo irya Jay narigezaho irya n'urundi rwego ariko nyine muri iyi minsi habayeho gahunda yo kwikurikirana no kwikunda no gukomeza kureba neza ukuntu ibintu byarushaho kugenda neza ukabikorana n'umuziki rero mbivangavanga none ikintu hano ngo yari kuba umuproducer ubusa none waragiye ubundi hari ukuntu umuntu abantu baba bamuzi umuproducer ndamurarika bivuze ko uriya muntu byanditse arakuzi ngerageza guproducer ntabwo mbikora nyine full time ntabwo ari akazi kanjye uzara abahungu bandusha amahirwe barumva ariko nabyo njya mbikora nyine rimwe na rimwe nkubwira uravuze ngo aya masaha tugiye muri karantine gusa ni karantine se karantine akazi ikindi akaza guma mu rugo imiziki wadutamo ikora pe none se nk'akaririmbo hari akaririmbo kitwa nzabumva nagakoze kiza mfasha kukarangiza nakaririmbo kuri album y'umuntu kuvuga ariko tugenda nk'abantu nk'utangirana iyo ko nabonamo ariko ntabwo nyine ngiye production yanjye nyine ntabwo nyifuna leta niyombaza nyine bana bajene ko barabizi byatari nyine bifata bakabikoraho nyine ukabona nyine barandushije barakurushije ariko reka mbere ko nabereye uko biba bimeze none bayihinze batutse buriya byabujemo ibintu byinshi nayo sawa ariko n'ubundi urabona iyi ngiyi ufashe telefone bari bihindura umuntu si byo bintu hari ubwiganye urumva iyi ngiyi ni logic mbese ko n'ibintu DJ kabe oya ntabwo ari ibyo DJ man iyi ngiyi set up studio oya nyine mbese nta kare nta producer nkarya ya wow DJ kare ko n'ubu kizo Todo bem que xixi. Para fazer o projeto que não gosto mesmo. Imagina Diamond la soca, né? Na carreira dele, eu não conheço soca de chance. Yagira Diamond, kandi ndabumva abantu bari kuvuga ko filime umushinga munini. Ariko ntabwo ari indirimbo nahita nsohoka ko niba muri project kandi harimo n'undi muhanzi wo muri Nigeria nawe